Hello guys, nkuko muheruka twabasigiye amatsiko menshi cyane hano abahungu banjye ndimo warambigisha kuntu tuzakina filime yanjye yitwa Ubuhesi Bukabije. Niba utayizi genda uyirebe. Searchinga kuri YouTube urebe Ubuhesi Bukabije. Ni filime nziza irimo inyigisho no gusetsa byose. Searchinga urayibona. Nkuko mubizi aba bantu rero ndakeka nejo twahuye ndi kubatoza ukuntu tuzakinana, ariko barimo babyica. Uyu munsi rero nizere ko bazanye imbaraga. Ndabeshyira simwazanye imbaraga zo kunyemeza. Oya se kandi byagenze ute? Pasi ya byagenze ute? Ajyubwo naye ngo hakaniye. Warumakaniye kweli. Niko pasi ya nasoni. So guys twagiye. Seko ndeba mutameze neza. Sister wacu yifubitse. Ufite imbeho? Ufite imbeho cyane. Aya. Sorry kabisa. So twagiye rero. Pasiya. Niho ngiye guhera. Heheta uwo mukobwa muhehete. Kumuheta cyangwa kumuheta? Yes. Nshaka ko wagitinga ufite ubuhehesi bukabije nyine nka filime ugiye gukinamo. Kutabyumva neza. Patience bikaba biramunaniye ku munota wa mbere. Sister wacu nshaka kunyemeza. Abize ejo byari byagucanze, noneho nshaka ko uyu munsi unyemeza ukabikora neza cyane. Bitese. Oya naga abantu bari guhetana gutyo. Nuguheta nge n'ubutereta amaye. Hajya nungutereta byuzuye ubuhehesi ariko bukeya ariko burimo. Sibyo se? Ari umukobwa uheheta. Nta muko Imana nge bampesa ari benshi. Ngo niba batari baguhetaho icara wigi. Sibyo? Twagiye sister wacu. Okay ngana rebe muterete turebe. Mutete kushyiramo akantu nyine kuko umutereta nyine ubona ko nyine hari huzuyemo utuntu two guhetamo dukeya. Ko murangara. Mazito. Makuru. Muvuge cyane. Uruwaye. Ubwo nanga dore muri Skype. Okay. None se ko nagukunze. Nta kibazo. Vuga cyane Pasiya. Nta kibazo. Ako nabanza nkabitekereza. Ujye ubitekereza nagukunze cyane. Sibyo? Nta kibazo. Nagukunze. Sha ndakubonye numva ndakwishimira. No kati. Nuvuga ngo nge nshaka muka hajya ni mukande. Zirare ko zigoye. Nshaka ko wowe nyine nyine urabona wowe utangiye gutereta nawe atagutereta. We nshaka ko wanga wita ufatirana nyine ngo uhite nawe ugira ufatirana umufata ku ntugu wapi simbishaka. Gira isoni wowe, hanyuma wowe ubuhehesi buzaza nyuma. Nge no kugira isoni gusa. Sha nyine nakubonye numva ndagukunze. Kokoze. Cyane rwose. Ese ntabwo wankunze? Shambo ritubura. Muvuge cyane, Pasi avuga cyane. Ntabwo wankunze. None se Sha wikwiramo umwana kandi ukuze bimeze biteze. gukunda.
mwana nagukunze mbabarira basi reba hano wandeba si nakurebye uri mwiza mbabarira basi nkunda umbwira icyo ushaka nakubonye numva ndagukunze arebye uburanga bwawe igihagararo uko umeze numva ndagukunze cyane mbona uri umuntu washobora ibintu ntabyo uzi se shaka ukuremo umwana babarira undebe hano basi sibyo nzabikwigisha niba utanabizi ndabikwigisha iyo urabishobora sha basi urukundo rwanjye wipfusha ubusa shingiye uko nagukunze wipfusha ubusa ndumva gukunda cyane Pasi yavuga cyane ntabwo turi kukumva ibintu no gukunda none se basi reba hano urukundo ukabona ndi mubi ntabwo ndi mubi oya nyine icyambere cyo ufite amafaranga nta kintu wakwifuza wabona uramutse unyemereye ukankunda nanjye nagufasha mu buryo bushoboka ahita unangurira inkweto se gusa n'ipantaro wahita uyivanamo umupira wawuvanamo umva nakwambika bishoboka ukubonye akakwifuza ibintu byose ntabwo n'amafaranga kuyigenda Patience rero uko bigaragara ase Pasi akankubaze izo konzi ko wifunge cyangwa izo nkweto wazikuye reka reka abanyarwanda izo nkweto rwose rero Patience mwihangane ni umukinnyi wa comedy ashobora kuba hano yaje kunyinira comedy rwose ese we katire icyo kizuru cyacitse izindi zo gukorana ndi mu rugo Patience hano rero okay mwabikoze neza sister wacu wabikoze neza hasigaye Patience sasa Patience ubwo busoni rero no kwisekeshwa nshaka ko ubisiba mu mutwe wawe none turakina we byemera cyane wabyanga arabyanga ako nyuma araza kubyemera ready niba nari hagiye ko turi nzi ko turi muri kamera ngo nari nagiye kwakira nyine nk'umuntu shaka kudirectinga tubwiye dutangire mutangire nyine ngo nanjye nugujye nuguhera nagarugutere guhita kimama yes nutubizo ujye udushyiraho bagutera iki nyine gutyo yome sister bitese kantu wambaye ni keza akaso karanzwe wiki kagura ngahe ukangurire se tutatahuka kagura ngahe wowe twushaka twose siko mbura ugatoba tutuntu ni jana twiza yo uragashaka se gusa bite byawe mwese uranzi urabona utanzi n'uburyo abantu bose banzi n'ubu utanzi none se kukumenya n'umwenda wanjye bihuriye ushaka iki mva nagahumuro ndi gupfa umuntu muzwe mva mvaho mbisa shawe wiganga ko sikuntu nagakunze kakana none ukambaye namukunze ni keza namukunze urabona atari keza wowe yaba gafitemo utubara tw'abakobwa nkawe abakobwa beza nkawe ayo nundi mwiza uzi uburyo uri mwiza yo uzingize amahirwe yo umva Pasiya nshaka ko nyine kudutama dukoraho umusomaguro dubizu agukubitagura nyine nawe nyine wagira ngo ntago uwo muntu mushaka ako nyuma nshaka ko uraza kwemera Patience birongeye munabera munane guys Pasiya birakunaniye ko wari ugerageje sezera abantu ubwo wajonjoye nde sezera abantu bazakubona niba nakujonjoye
nabo muri comment bambwire rwose, bambwire uko babibona, ko babona Patience yagitinze, na sister wacu bambwire uko yagitinze. Urabona ko abatuje cyane rwose, kandi y'umujinya bafite. Sister wacu isezera abantu. Bye bye. Bye bye gusa. Okay, Patience nawe usezera abantu. Bye bye abakunzi banjye. Patience ni he abantu bagusanga? Kuri TikTok mbaho na YouTube. Na TikTok. Na Instagram cyangwa se Facebook? Instagram sindatekereza kuyikoresha. Okay, mwakoze cyane konsora guys, ndashimira n'umuntu wakomeje kureba aka kantu. Ndagushimira no mutarakoza subscribe yikore vuba. Niba waranayikoze sharinga, comment, like, ubundi dukomeze guys. Ubu ngubu rero ntabwo ibingibi nzongera kubibaha, mwihangane nimba ari wabikunze. Ubu ngiye kuba ikintu bita filime yitwa Ubuhehesi Bukabije. Irarenze guys, murabona ko aba bantu, uyu ni icyamamare muramuzi, Patience nawe ni icyamamare muramuzi, nazaba hahiye kabisa guys. Rero ubwo tuzabonana ubutaha mbatamo filime ya danje. Murakoze cyane, ciao ciao.